Hari bamwe mu bana bagenda bagaragaza ko impano zabo zitangaje ndetse ko wabazireba benshi bakibaza aho babikomora, abenshi bakagira ngo ni amakabya nkuru. Aba ni Uwayezu Jules umaze gukora bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga birimo robo, radio ivugira kuri FM, drone n'ibindi. Aha ari kumwe na Dusabumugisha Gervais, na twasanze ari gukora imodoka kugeza aho ageze ku cyiciro cyo kuyatsa akoresheje telefone ngendanwa. Ibintu nakoze ni byinshi, hari ibyo nabashije gukora ntaraza kwiga ahangaha, hari n'ibyo nabashije gukora ngeze ahangaha. Wenda urugero nka drone kano kadege katagira umupilote nyine bakoresha computer kugira bakatware, hari robo, hari ubwato bushobora kuba bwakifashishwa mu kuba bwarinda ibinyabuzima biba mu mazi, hakaba radio FM. Ibyo ngibyo ni bimwe mu byo nabashije kubona. Aho tugeze nyine ukuvuga ngo imodoka ariko twifashishije n'ubundi bice bikora biri mekaniko, ubwo ni moteur ndimo mvuga niri isanzwe, iyi ngiyi inywa fuel, ndavuga essence cyangwa mazutu, tukayifata gusubira inyuma se cyangwa gutera reverse cyangwa guhindura ujya forward, nabyo tubikora nabyo biri electronique cyangwa se twikoresha umuriro. Ntabwo ari kumwe ufata rugiye ugende uhindura, ahubwo nabyo ni gusa dukoresha kuba icyerekezo cy'ikinyabiziga. Kandi iyo moteur twabikozeho cyangwa se iyo boîte yari mekanike bisanzwe bimwe ugenda ugira gutya, ariko ubu ngubu ni gukanda ikinyabiziga kigahindura icyerekezo kiri kujyamo. Urabona iyi zino moteri zisanzwe n'ubundi kuzapfa kwa gukata ufunguzo ariko start motor iragenda akaba starting engine ibintu biri mekanike. Ariko ubu ngubu urumva ko bitagusabye kwiga muri ibyo byinshi, ushobora kuyatsa kuri telefone yawe, cyane cyane ko dushaka no kujya tunayikontorora ko umuntu yayitwara. Ubwo tugeze naho ngaho kuba turi kuyizana ibice byo kuba yikontorora biri electronically. Bahuriza kuko baba basaba inzego zibishinzwe ubufasha bwisumbuyeho cyane cyane ubw'ibikoresho kugira ngo bazamure izi impano bifitemo, kuko babona ko bagera kure binarenze uko babitekereza. Bityo rero ikibazo dufite nuko twabona uburyo bwo kujya twongera ubumenyi, kuko nanga twebwe bafite baduha ariko ikintu n'ubundi bwisimbura, kuko nk'ubu urabona dushaka uburyo noneho bwo kuba twabikora tugashyiramo ibyiciro bibiri, ikaba yaba nka hybrid tugashyiramo na electric. Ariko nk'aha ku ishuri nubwo tukiga nta modoka n'imwe ya hybrid dufite, sibyo? Ubwo rero icyifuzo umuntu yaba afite nuko yajya mu buryo bwo kubona amahugurwa yo kubona ibyo ataranabonaho na rimwe, ndetse akaba yabona n'ishuri ryisumbuye wenda nko mu gihe yabonetse mu bundi buryo wenda arangije n'aha ngaha. Ibyo ngibyo byamufasha, ndetse akabona n'uburyo bwa accessible ibikoresho birenze uko byagiye abona. Kuvuga ngo ikintu numva njye cyakorwa ni uko bajya bafata cyangwa se ababasha gufasha, ushobora gufasha urubyiruko ahanini twifitemo imbaraga, turashoboye bimwe dutekereza ko tutabasha gukora ari iby'abazungu, natwe turabishoboye. Rero hagiye haboneka ubufasha, ibikoresho, ibitekerezo cyangwa se nyine kuba twakungurana ubumenyi, ibyo byadufasha cyane tukagera kure. Kuri ibyo Dipro Umukunzi Paul, umuyobozi wa RTB, urwego rushinzwe guteza imbere tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro, aravuga ko hagiye gushyirwaho ikigega gifasha bene izi impano zidasanzwe mu rwego rwo kwirinda ko zapfa ubusa. Nibyo abana benshi ubona ko bafite talent, kugeza ubu ngubu kimwe mu byo dukora abana iyo tubabonye hari aho tugenda duha kimeze nka scholarship, bakajya kwiga noneho mu mashuri bigisha gukora bya bindi batangiye gukora mu bukorikori, ariko bakagiga noneho mu buryo professional. Abenshi bajya mu mashuri ajyanye n'ikoranabuhanga, ajyanye na electronics, ku buryo za mpano basanzwe bifitemo babasha no kuziga neza mu buryo buri scientific, bakabyiga uko bikwiye. Ariko igikwiye tunafite mu ntumbero n'uri imbere no gushyiraho kino kigega gishinzwe no kubatera inkunga byuzuye no gufata za prototypes zabo, by'ibitekerezo byabo bikaba byageraho bivanwamo commercial products. Kugeza ubu iki ntabwo twakigeraho, ariko dufite wenda ingamba, ariko twamaze gukora proposal yo kuzareba uburyo hajyaho icyo kigega nikimara kwemezwa no gushyirwaho binyuze mu mategeko n'ubundi nko ku bigo bya leta bisanzwe bijyaho, nacyo muzakibona. Ni kenshi zimwe mu mpano zigenda zigaragara hirya no hino, cyane cyane nk'abana bakora ibikoresho bidasanzwe by'ikoranabuhanga, ariko ugasanga bo ubwabo n'imiryango yabo ntacyo bibamariye, ariko leta yo isaba inzego z'ibanze kubagaragaza kugira ngo bahabwe ubufasha bwisumbuyeho, yaba kwiga cyangwa se kunoza ibyo bakora mu rwego rw'ubumenyi, kugira ngo bibyazwe umusaruro ku mpande zombi, yaba leta no ku bwabo muri rusange. Haberwa Gakuba Prudence, Isango Star.